nta kintu kibamo, ko nta kintu cyabayemo, ariko muri na koti tujya tugera kuri Imana ngo ibi ni ibiki biturutse, ko konti yanjye itarenzaga 1,100 ku kwezi. Ibi ni ibiki bibaye? Izi ntambara zari zimazemo iminsi, ibi ni ibiki bibaye? Haleluya, haleluya. Mureke duhe Imana icyubahiro, tuyishimire. Turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye ko wongeye kuduha amahirwe yo guterana. Turagushimiye mwami Imana ko ibi bihe turebesheje amaso y'umubiri, turebesheje imibare tugenda tureba, ntabwo twakagize amahirwe yo kubasha guterana ndetse na 30%. Ariko turagushimiye mwami w'abami, turaguhaye icyubahiro. Mureke dushimire Imana ko 7 days itari on hold. Turashimira Imana kuri uyu munsi. Uyu ni umunsi Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Mwami turagukomeye amashyi ko tugiriye ubuntu, utwemereye kugaruka mu rugo rw'imbere muri inner court. Turagushimiye ko wongeye kwemera ko tuza mu bikari byawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka ngo bazashishira mu bikari bye. Mwami twaje mu minsi 7 yo mu bikari, twaje kukuramya mu bikari byawe, twaje kumva icyo utwongora mu bikari byawe. Abera barateranye, urubyiruko rurateranye, abapapa barateranye, abamama barateranye. Turakuzamuye n'uduri hejuru, ariko dukundire tuvuge ngo uri hejuru, uri hejuru, uri hejuru ya byose. Mwami izina ryawe rikomeze gushirwa hejuru. Turanze imbeho yo mu mutima kubera ibihe, turanze imbeho yo mu mutima kubera amakuru atandukanye. Reka mwami haleluya ijambo ryawe rigwire, ijambo ryawe riganze. Reka ubushobozi bwawe bube muri no teraniro. Turagushimiye. Mureke dukomere Imana amashyi. Haleluya, amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Mwicarire, turabakiriye mu minsi 7. Ninjya mvuga nkareba hirya mumenye ko abateraniye hano ni bake kuruta bari mu mago. Mwese murabizi kubera iminsi turimo. Haleluya. Umubare w'abateranye niwo muke par rapport y'abataje, ariko nituba tuvuga turabatubwira bose. Ngira ngo mbabwire ngo nujya muri worship ukumva birangiye wari ugiye kujyamo, uze kuza online mu rya 2. Niwumva byanze uze online mu rya 3. Umva biraza kugera nimugoroba Satani yamwaye burundu. Mwamvugiye ngo amena cyane. Haleluya. Mwavuze amina ya 7 days mutarangaye. Haleluya, amen. Rero iyi minsi 7 turakiriye abakozi b'Imana baje kubana natwe. Dr. Samuel, Imana imuhe umugisha. Kuba uri mu bakozi b'Imana, Imana yizeye kuva kera. Ntabwo ari twe twagutekereje, ahubwo Kristo yagutekereje kuva kera kuzaba mu ba speakers bakino giterane 2021. Ndibuka mu gihe cyatambutse nagiye ndeba muri Amerika n'ahandi hose, ukaraba abakozi b'Imana nka bati DJX bariho barabwiriza intebe ariko badacika intege, intebe ziri vide, ibiterane bigakomeza nta muntu n'umwe uhari. Ariko byibura twebwe ni 30%. Mumbabarire bene data, twe gukongeshwa n'ibihe. Amen, haleluya. Ikintu bafite gusa za screen, abantu bari kuri Zoom ariko bafite imbaraga, badafite ubwoba. Amen. Rero mureke duhagarare twizere. Bibiliya ivuga ngo mukomere ku munsi mubi. Amina. Tugomba gukomeza kwizera. Bene data, wenda mu mwaka ushize ntabwo twakagize amahirwe, ibintu byinshi byari online, tukavuga tutareba abantu mwe mutureba. Ariko uyu munsi hari abantu ushobora kureba, hari abantu ushobora kurunguruka nkavuga ngo mwami ushimwe. Ese mwambabare tugahimba n'ukuri vraiment giye kuri je nishimwe. Aba bakozi b'Imana barabizi, muri umugore mu ihema, umugabo mu marembo bagiye baza. Twicaye muri iriya sale tubwira abantu tutareba, ariko uyu munsi tubasha kukureba this way. Amen. Ndashimira Imana ko nta mutwe, ntabwo ari uko dufite immune system iri hejuru kuba twateranye, ntabwo ari uko turusha abari mu bitaro hariya hirya, ntabwo ari uko twariye fruit nyinshi, ntabwo ari uko ufite vitamine C nyinshi, ntabwo ari uko wanyoye haleluya ibigukomeza, ahubwo ni kubwa Kristo. Yashatse kudukundira kugira ngo tube ambassadors, yashatse kudukundira kugira ngo duhagararire abandi bene data. Imibare ikomeje kwiyongera ariko uri hano. Amen. Yesu ashimwe. Ndizeye ko abantu bose bateranye nta ufite ikimenyetso. Amina. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Gusa inshingano zacu nk'itorero ni ukugira ngo mukarabe, twambara agapfukamunwa neza, haleluya, twicare kuri distance. Ibyo twabikoze, ariko wirinde nanjye nkurinde. Tugerageze uko dushoboye kose bene data. Imana ishimwe. Utaposta arabivuze, Imana ishimwe.
Amen. Turashaka gushimira abakristo b'iri torero n'umuntu ufite amakuru atanapimwe akumva ngo ahakorera hari abantu banduye arahamagara akavuga ati rwose nagombaga kuza ariko sinkije kubera impamvu yo kurinda bene data mbanze menye ukomeza mumfashe gushimira abo bakristo. Amen. Ndashaka kubashimira bivuye ku mutima biragaragara ko yuko nubwo mwakijijwe ariko munajijutse rata. Amina siko bimeze baranajijutse bene data Imana ibaha umugisha bakavuga ati kubera izo mpamvu. Amina ntabwo bishoboka. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Nukomeza kumva ikintu cy'ikimenyetso nukomeze kwihagararaho pima ugume mu rugo bishire mu kato you will be well. Bizagenda neza. It shall be well. Kandi muri izi 7 days of worship n'abandi bari kubitanda mwese muraza gukira. Ese turabyemeranyije? Haleluya. Muraza gukira. Ntabwo twaje muri show off. Ntabwo twaje kugira ngo ibisi ibintu twaje gusa kwinezezamo. Imana yacu iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza. Amen. Iyo covid itaragira mu gihara cyawe Yesu bibe biretse bigarukira aho ngaho Kristo akora ibidasanzwe. Amen, amen, amen. Kandi ukaba ufite umuntu uzi arwaye mwohereze message. Amina. Message ntabwo yandura kuri telefone nta bwandu buriho. Kuri telefone nayemze ngo kuri telefone nta bwandu bugize gute buriyo wohereje 50 umuntu akagura fruit ntabwo byajya mu bwandu. Imana ishimwe mwamvugiye ngo amena. Haleluya. Haleluya. Abakristo bakunda kohereza amasengesho cyane ariko jya woherezaho na fruits. Mumvugire ngo amina. Kambakire. Twagombaga kubivuga tunamenyesha kandi ibijyanye na mituweli aho mutuye mu karere ka Gasabo tugerageze twishure mituweli uko bishoboye kose kandi urebe niba mu muryango wawe abantu bose ufite bafite mituweli. Icyo ni ikintu cy'ingenzi muri iki gihe. Mutagira ngo ndonda bivuga gusa taposo ko twaje muri 7 days akavuga ibi. Yesu yita ku buzima bw'umuntu kurusha ibintu byose. Donc ta vie compte beaucoup. Amen. Rero mituweli ni ngombwa. Wowe wicaye aha nudahari mituweli ni ngombwa. Mwitorero social mubirebe bamwe badafite ubushobozi tutibagiwe n'abandi bikagugu dusanzwe duterana dukurikirane byose turebe badafite mituweli twishure mituweli kugira ngo gahunda za leta zigende neza. Itorero ryiza ni itorero rikorana neza na leta. Imana ibaha umugisha. Reka rero twinjire kuri teme nyayo y'uyu munsi kugira ngo twakire ijambo ry'Imana. Amen. I was missing you kabisa. Ariko kuba twateranye satani yamwaye. Niko gusa nangaga kuririmba ngo aragowe satani ntagira intebe mu ijuru. Nagira intebe mu ijuru ntagirayo nikirago. Nagira intebe mu ijuru ntagirayo na nyakatsi. Ariko mwavuze ngo amina. Ezekiel 43 ku murongo wa 5. Amen. Tufite umwanya uhagije wo kuza kumva ijambo ry'Imana. Reka tuvuge tubwira bene data bose aho bari iki gihe tugiye kwinjiramo. Haravuga ngo umwuka aranterura anjyana mu rugo rw'imbere. Anjyana mu rugo rw'imbere ariyo twita inner court. Anjyana mu rugo rw'imbere ndebye mbona ubwiza bw'Uwiteka bwuzuye urusengero. Hari ukuntu abantu baba muri outer court, hari n'abandi baba muri inner court, mu rugo rw'imbere. Ariko iyi minsi 7 y'Uwiteka, Imana yashaka kuvana mu rugo rw'inyuma igutware mu rugo rw'imbere. Amen. Mu rugo rw'inyuma hari biharanga. Aha ni 43. Nakomeje gusoma ngiye muri Ezekiel pastor 44 nsoma neza muzabisome muri mu rugo mubikurikirane. Murebe Ezekiel 44 ikurikira. Hagaragaza abalewi batabashije guhagarara neza batabashije kwitwara neza ngo mu gihe abisirayeli ngo bari baragiye mu bintu bitukisha Imana. Hari periode mbi ubwo abisirayeli bari baragiye mu bizira bava mu guhesha Imana icyubahiro. Hanyuma ngo abalewi ngo bafatanya nabo kwimura Imana. Ofete abalewi nibo bagombaga kubereka inzira. Abalewi nibo bagombaga kugira ngo babafashe hamwe n'uko ibihari bibi abantu bagume mu rugo rw'imbere. Ariko abalewi ngo nabo barakompromisinga babasha kubivamo. Amen. Ariko aho ni ku 44 umanutse ku murongo w'10 ukageza aho hepfo. Ariko ngo muri iyo saison, ubuti muri iyo saison mbabara bivuge cyane muri icyo gihe. Muri icyo gihe nubwo hari abalewi babivuyemo baguma ngo bakora ngo ntabwo Imana yabaretse ngo bave mu murimo ngo bakomeje gukora ibyo mu rusengero bakomeza gukora ibyo hanze. Hari igihe umuntu akomeza ministry, hari igihe umuntu akomeza umurimo w'Imana, hari igihe umuntu akomeza gukorera mu bantu ariko yara compromisinze yaravuye ahantu nyaho. Ndashaka kuvuga kujya mu rugo rw'imbere. Amen.
haleluya, ngo bakomeza kuba baministeringa ku bantu, ariko ngo hari abandi bene Sadoki, uti bene Sadoki, muri izi 7 days Imana irashaka guhagurutsa abantu batandukanye n'abandi. Bwana sifiwe sana. Bwira mugenzi ngo twigire imbere gatoya. Iyi ni 7 days ituvana mu bimenyerewe, ni iminsi 7 ituvana mu bintu byo hanze, ituvana mu bintu byo kuza tukaramya tukabipa Imana, twasubira hanze tugakomeza turi babandi, ahubwo no kugira ngo twinjire mu rugo rudasanzwe. Ariko ngo hari bene Sadoki, ndo ndihuta kugira ngo nintroduise iyi minsi 7 tugiye kujyamo. Bene Sadoki ngo ntabwo bigeze bava mu kazi k'Imana, ntabwo bavuye mu buturo bwera, ngo bakomeje gukora mu buturo bwera, bakomeza gukorera mu rugo rw'imbere. Amen. Hamwe nuko abalewi bandi bagumye hanze, bagumye aho ngaho mu mirimo, ariko bene Sadoki ngo bagumye imbere, ngo they were ministering to God. Sinzi ukuntu abivuga. Abalewi ba ministeringaga ku bantu, ariko bene Sadoki ba ministeringaga ku Mana. Worship ntabwo ari ministry to people. Amina. Ntabwo worship ari ku ministeringa ku bantu. Umurimo tu ministeringa ku bantu republic. Umurimo dukorera mu bantu ni umurimo abantu bashobora gukomera amashi. Ni umurimo muri public. Ni umurimo ufite action zigaragara mu buzima bw'abantu. Ni umurimo uhitinga hanze. Ariko bene Sadoki ntabwo bagumye muri hit zo hanze, ntabwo bagumye muri hit zo kuri terrain, ahubwo bo bigiriye imbere mu rugo rw'imbere, bakomeza. Haleluya. Mwavugiye ngo amen bene data. Uti muri izi 7 days twe turi mu rugo rw'imbere. Mu rugo rw'imbere ntabwo hagaragara, ariko hanyura Imana. Bene data, Imana yidahaze ntabwo iduhaza. Ni igiki gihaza Imana? Iyo tuyiramya, iyo tuyishira hejuru, Imana irarya. Twaje bene data, tumaze igihe tugaburirwa ko natwe twaje kugira ngo tugaburire Imana. Amen. Mumbabarire gatoya. Kuri 15 haravuga ngo bazajya bampagarara imbere. Abo ni bene Sadoki. 15:44 bazajya bampagarara imbere, bantura ibinure n'amaraso. Iri jambo rivuga ngo bazantura ibinure n'amaraso bivuga iki? Bihuye na rya jambo riri mu Baroma 12 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ibinure n'amaraso ni kuvuga ngo jewe wese ndi igitambo kizima. Ntabwo naje ngo umutwe usigare hanze, ngo ibitekerezo byanjye bisigare mu rugo rwo hanze. Naje n'ibitekerezo byanjye, naje n'ibingoye, naje wese Mana ngutuye ibinure byanjye, ngutuye amaraso yanjye, kandi Mwami nje wese ndaruhutse mu bikari byawe. Bene data, ahangaha mu rugo rw'imbere covid ntizageramo. Ahangaha muri presence y'Imana, ni mu rugo rw'imbere, muri inakoti, ni muri relation personnelle n'Imana. Aha mu rugo rw'imbere ibyorezo byo mu minsi ya nyuma bizaneshwa. Aha mu rugo rw'imbere ibitugoye bizanesherezwa imbere. Mu rugo rw'imbere likole bosilekeshe. Haleluya. Amen. Haleluya. Imbere indani niho bizanesherezwa. Bavuga ngo bazatura Imana, bazayihagarara imbere. Ntabwo ari abantu bose bazahagarara imbere y'Imana. Hari abantu bazaguma muri ministere zo kuministeringa ku bantu, ariko abo ntabwo bazahagarara imbere y'Imana. Ariko aba worshipers, abaramyi bazahagarara imbere y'Imana. Oh, haleluya. Kuri 18 haravuga ngo bazambara imyambaro y'ibitare. Ntabwo bazapfa kujya mu rugo rw'imbere bambaye n'importe comment. Iyo turaramya Imana, hari ibintu twiyambura, hari ibintu twiyambura, tukiyambura imyambaro imenyerewe. Bene data, kuba ibitambo bizima ni ibintu tugomba kwiyambura. Tuvuga ngo Mwami utubabarire aho twavuye tukagwa. Turaje Mwami, twambaye umwambaro w'ibitare, twambaye umwambaro wawe. Utubabarire umwambaro w'intege nke twagiye twambara kubera ibihe. Turagarutse. Hanyuma ngo bazambara igitambaro ku mutwe, ngo nibarangiza ngo bambare n'ikabutura yo mu bitare, bambare n'ikabutura. Ikabutura ivuga ubuntu bw'Imana. Ntushobora kwinjira muri worship utambaye ikabutura. Ikabutura mu buryo bwo mu mwuka ni grâce. Ibintu turimo ni grâce. Ntutinye kuramya kubera ibintu byakugoye. Iva ngo kubw'ubuntu bwawe ndinjira. Aha hantu ninjiye mu bikari by'imbere. Kera abalewi abatambyi bajyagamo, bamwe bakagwayo, bamwe bakahapfira, ariko jewe Mwami kubw'iyi kabutura nambaye, kubw'ubuntu, ubuntu bwawe, ndi mu buntu bwawe sinkekeranya. Ukabati nambaye ikabutura muri presence yawe. Bivuga ngo iyo wambaye umwambaro wo hejuru efodi, ariko indani harimo ikabutura, ntabwo umuntu akurunguruka, ntabwo umuntu abasha kureba ubwambure bwawe.
lekelebo seteleba. Muri uyu mwaka ntabwo bazareba ubwambure bwawe. Mbabara uvuge ngo amen. Semeni amina Bwana. Haleluya. Ega jya uyivuga nkaho uvuga uti uyu ni umunsi ni ubuntu nagiriwe, sinzi ko ejo tuzaza, ariko uyu munsi ndawubyazamo umusaruro. Umva ikindi kintu Kevin, ngo imyambaro bazambara ngo izaba imyambaro iri leger ngo kugira ngo badaswetinga. Hariya handitse ngo iki? Yeah, they must not wear anything that makes them, yes, ariko handi avuga ngo sweating. Ntabwo tuzambara ibintu bituma tugira gute, tubira ibyuya. Iyo umuntu yamaze kuba umuramyi, bariya barewi bakorera hanze muri outer court, wumva ministere baraziyubakira zikaba izabo. Yego, ibintu byose bakabikora bikaba ibyabo, bakavunika, bakarwara imitsi, bakazarangiriza muri stroke kuko umurimo ni uwabo. Ariko twebweho we are not sweating. Ntabwo dusweatinga in his presence. Ntabwo tubira ibyuya ngo bazambara imyambaro lekelebo ngo ituma badatutubikana. Nje kukubwira ngo mukuramye Imana nta gututubikana, nta bintu byo kwemeza abantu. Twebwe twaje mwami, twaje n'imitima yacu. Ntabwo haleluya PS, ntabwo mwaje kuzamura amajwi ngo mwemeze aba bantu niyo batabemera. Igikuru ya nta guswetinga, nta kuva ibyuya. Ntabwo tuzava ibyuya. Abantu benshi bari kuva ibyuya ngo uyu mwaka ugomba kurangira nubatse cathedral. Igikuru ndi katedrale y'Imana, tuzayubaka nayo, ariko nanjye ubwanjye ndi katedrale y'Imana. Utibwira mugenzi ngo Imana igukuye mu gututubikana. Bakozi b'Imana, gukorera Imana dututubikana birarangiye. Kubera iki? Kuba baramye. Bene dati baze kwe babwiye ngo nimwicecekere igihe cya Yehoshafati. Bivuga ngo nta bintu byo gututubikana birimo. Nimwicecekere, abanzi banyu ndaza kubarangiza mwicecekeye. Mwebwe mushake worship gusa, mushake ibyuma, ubundi mucurange gusa. Ubunzi abanzi banyu ndabereka. Bigeze kuri Dawidi yaracuranze gusa, abazimu bava hehe? Kuri Sawuli. Nta bintu byo gututubikana, nta bintu byo kuvunika, nta bintu byo guhangayika. Haleluya. Utugiye kujya mu rugo rw'imbere nta gututubikana birimo. Ndabizi ko ufashije uti mu rugo rw'imbere. Bwira mugenzi ngo Imana igushize mu rugo rw'imbere. Ko mwari mutangiye kubonabona, ko wari utangiye kuruha, bakubwiye ibyo wihana ariko ntibakwereka inzira y'ubuntu bwagufasha kugira ngo ubineshe. Mureke tubwire Imana ngo Mana, we can't, but in your presence nituguma mu mategeko yawe ntabwo tuzatutubikana. We are blessed. God bless you. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Ndasaba protocol baze bakora akazi. Haleluya. Mureke mfate uyu mwanya gato nshimire abantu mwese muhagararanye natwe muri iyi minsi, mbahe report y'uko ibintu bimeze. Turashimira Imana yuko dufite abantu bagerageje kwitanga ku byuma kandi mugikomeje. Turizeye tudashidikanya ko mission dufite tuzayigeraho. Amen. Kandi namwe turizeye ko tuzabigeraho. Ariko mumfashe gushimira muri 30% tumaze kwiyemeza hariho byibura, utibyibura. Vuga ngo amina. Dufite 13% byibura bamaze gusohoza 13. Turacyari hasi. Mu byo kwiyemeza byose, mu byuma dukeneye, tumaze kwiyemeza 30%. Nuvuga ngo turacyari hasi cyane. Ariko turakomeje kandi abantu bafite ubushake. Muri izo 13% no kuri mu mbabare dushimire diaspora imaze kwitanga kuri 5%. Turabashimira kandi bagasohoza. Turashaka gushimira n'abakristo ba hano n'ukuri 100 byawe 500 yawe ibyo wagiye ukora byose birategereje. Turacyari hasi cyane, twagira ubuntu bwo kubona company ifite ibyuma kandi bari hano i Kigali, ariko kubera amateka y'abantu bagiye batabishura Yesu ahubwo icyubahiro bashaka ngo bazayabone yose. Amina. Bazayabone yose. Rero twebwe ntabwo twagenda kwiha ibyo tudashoboye, dutwara yo dushoboye, ariko turifuza kugira ngo nyuma yo kugana n'abatekinisien twasanze byibura tubashije kuzuza 50%. Bivuga ngo na ya 30% ni muyisohoza bizadufasha n'abandi bongere byibura 50% tuyidepose, nibwo haba mu ibyuma upfa kumva mwo gakeya. Amen. Byibura hanyuma dukomeze kugeza igihe tuzagera kuri 100%. Turakomeje ntabwo ducitse intege.
kandi nitubasha kubona iyo 50 tuzayidepozayo nandi akomeza aze kandi byose bizagenda neza. Ariko mumfashe dushimira abantu. Amen. Nukuri mu Bubirigi, muri Swede, nukuri pe muri Australia, ahantu hatandukanye, nukuri vraiment, nukuri bene data ntabwo byoroshe gutanga amadolari 100, 200 muri biriya bihugu, kuko $15 bayakora ku isaha, baba bagiye ku cyeyo bene data. Ariko kugira ngo bayarekure nukuri bashigikira umurimo w'Imana, nukuri Imana ibaha umugisha. So God bless you. Murakoze, tuzakomeza kubakomunika kuko ni ngombwa communication. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Twongere kandi haleluya. Turashima Imana muri iki gitondo cyiza, turashima kuri convention cyangwa aya materaniro, iki giterane kanyita igiterane, hari ndusigaye dufite ubwo kuvuga ngo ni ibiterane, igiterane aho waba ugikurikiye hose wabura ahangaha cyo kuramya Imana mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ku ikaze mwaduhaye Apotre akabishyiramo imbaraga cyane akatubwira. Ndashima n'Imana yuko ngenje gutangira kuri fondation hari ukuntu buriya ariko Apotre inini arimo ndabona turimo turafatanya, ndabizi ko aragwa Imana benshi bazabaganiriza, ariko turashima Imana duhaye n'umwanya ngo dutangire tuganira cyane cyane kuri iki cyumweru cy'umugisha. Haleluya. Ntimugire ubwoba, bizagenda neza mu izina rya Yesu. Iki cyumweru kirimo umugisha, iyi worship irimo umugisha, worship irimo umugisha rwose, muizere mu izina rya Yesu. Ndagira ngo turambure Bibiliya zacu ntatinze, twakunze gukoresha umwanya wanjye neza kandi dukomereze naho twe tugeze muri aya mavuta meza. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 5 haravuga ngo Abaheburayo Hebrews 9 verse 1 to 5 haravuze ngo isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera y'isi, kuko hariho ihema ribanzirizwamo, byarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima iyateretseho imbere y'Imana, rikitwa ahera. Kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema hitwa ahera cyane. Aho harimo icyotero cyacuzwe mu izahabu n'isanduku y'isezerano yagijweho izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo mano, irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Hejuru yayo hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi, ariko ibyo ntitwakwirirwa tubirondora nonaha. Amen. Yesu nashimwe cyane. Yo reka ntangira ahangaha ko navuze ko ngiye gushyira urufatiro, abandi bazaza babruding bakomeza bashyiraho n'ibindi, ariko reka ngweshe mu mwanya mutoya tuganira kuri ikintu cyo kwinjira cyane mu rugo mw'imbere ina court. Haleluya, haleluya. Umunsi Aburahamu avugana n'Imana muri tangira igice cya 15, Imana ibwira Aburahamu ngo yari yasinzira ubuticura, wera ku murongo wa 12, ngo iramubwira ngo Aburahamu, urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu kindi gihugu, ngo kandi baba abashyitsi ngo bazamara imyaka 400, ngo ariko imyaka 400 irangira nzabakuzayo amaboko akomeye, ngo kandi bazavayo bavanye ubutunzi bukomeye. Niko byagenze mu ijoro igihe Imana yategekaga Abisirayeli kugira ngo babaga umwana w'ihene cyangwa w'intama, amaraso basige ku nkomanizi. Aravuga ngo ayo maraso muyasige, nimara kuyasiga haraza ku bintu bikomeye. Icyambere ngo muri iri joro umurimbuzi ari butambuke, haraba Passover. Umurimbuzi nageraho ahasize amaraso, nta mwana wanyu urupfe w'imfura, ariko mu Banyegiputa bari bupfe. Icya kabiri, imana zose z'Abanyegiputa ziri bwikubite hasi. Icya gatatu, Farao ari bukore decision uyu munsi abarekure muri iryo joro. Icya kane, murajya mu mabanke yabo
mujye muri za industry zabo mukuremo ubutunzi bwinshi, hanyuma ubwo butunzi bwinshi mubuzane mu bujyane. Niko byagenze ngo umunsi waguruka ngo hagurukana ubutunzi bwinshi bwa Nyegiputa, babakuraho ifeza, babakuraho izabu, babakuraho ibintu byose, baravuga ngo ibi turabijyanye, barabinyaga. Ngo kubimyaga nabwo muzakurikirana, bavuga yuko buriya ngo nicyo cyanateye yuko uruvange rwinshi rwa Nyegiputa rwabakurikiye, kuko rwavuze ngo batwaye banki barazibize, inganda zacu barazitwaye, ibintu byose bitwaye, barabitwara. Ngo bagere imbere mu gice cya 2021 Imana iha amategeko ngo begere imbere mu gice cya 25, ndagira ngo tugende meraho ngaho mu gice cya 25 cyo kuva, mwumva amakuru yabaye. Hanyuma mu gice cya 25 Imana yamagara Mose, iramubwira ngo ngwino nkubwire, iramubwira ngo ndagira ngo ubwire Abisirayeli, ubabwire bwa butunzi bwose nabasezeranyije babunzanire, bakwetura izabu n'ifeza, bafate ibintu byose ya stock bari bazanye, hanyuma unyubakire inzu, unyubakire ubuturo, unyubakire ihema ry'ibonaniro, ubabwire ngo bakureyo ibintu byose bya binabwiye Aburahamu mu itangiriro, byanamubwiye mbere y'imyaka 400 nari mfite umugambi wo kubaka ihema ry'ibonaniro. Ndagira ngo tujyana ngaho neza. Aramwe ngo kandi ujya kubyubaka urebe igishushanyo kiri exactly nicyo nakubwiye. Kuko uzi impamvu Mose yaravuye muri Egiputa yuzuyemo amapramage, yuzuye ibintu byinshi, azi kubaka amapiramide muri Egiputa, azi ibintu byinshi byose. Imana ngo utibeshya ukubaka nk'uko bubaka muri Egiputa, ntubivange. Niyo mpamvu ngusabye ngo umurongo wa 25 muri icyo gitabo cyo kuva, aramwe ngo niyo mpamvu uzubaka nk'uko nakubwiye, Apotre uko nakubwiye ariko bizamera, kugira ngo utazanibeshya. Ndaza kuzuza Yezebeli, ndaza kumwuza muhereze imbaraga muzuze, hanyuma kugira ngo ashobore kubaka muhereze plan neza yuzuye neza, uko uzubaka inzu y'Imana. Reka nkomeze aha ngaha ntari butindemo cyane. Aragera amubwira ngo rero dore kuzubaka pra, uzakora hands out court, aho hands naho ni mu buturo bwanjye hari ibizajya bihakorerwa, ariko nzanagusaba yuko ubaka ina court mwimbere mu rugo mwimbere. Ni ubaka mwimbere uzubaka ibintu bikomeye, bibiri bikomeye muri iyo nzu mwimbere, aho hitwa mu rugo mwimbere uzashyiramo amahema 2. Ihema rya mbere nahitwa hera, ahera hari imirimo yaho sinjya kubatinda ngo mavuga, ariko nibutinde ku ihema rya kabiri. Hanyuma muri aho mwimbere, mwimbere uzagenda wubakemo ahantu hitwa ahera hahera, aho hantu haba icyumba cy'umwihariko. Ndaza kuvuga neza icyumba cy'umwihariko yamubwiye. Aramubwira ngo iki cyumba cy'umwihariko zamini bikomeye uzashyiraho rido, numara gushyiraho rido ngo ushyireho igitereko cyangwa igicana igitereko aho ngaho, ngo ariko nyuma ugire ngo aho hantu kwa ngo hamere neza ni muri ina court, ariko mu kindi cyumba gikomeye. Kuri kino cyumweru muri no mitsi 7 ndashaka kubwira ko Imana nubwo ari muri ina court, ariko no muri ina court irongera ikwegeze imbere cyane. Ndashaka kuvuga ibintu. Aravuga ngo kandi ahantu uzahashyira isanduku y'isezerano. Mu kirango ngo ni isanduku y'isezerano, ariko mu cyonzo ngo ni Ark of Covenant. Buriya covenant na contract biratandukanye. Covenant is all about, covenant ni igihango. Aravuga ngo ngiye kugira ngo ahantu muri inner court mo imbere ahangaha dukorana ikintu cyitwa dushyiraho igihango. Ndashaka gukora isanduku y'igihango. Hari mwumve isezerano cyangwa contract igera ikarangira, ariko ndashaka kugira ngo muri kintu yakubwira muri inner court ndaza gushyira hano kiro isanduku yitwa isanduku y'igihango mu izina rya Yesu. Ndagira ngo muri kiro cyumweru mwegera muri inner court, mwegere isanduku y'igihango n'Imana mu izina rya Yesu. Naho ndi butinde ndi muri inner court, ariko tujye mu kindi cyumba cyayo niba dushyiremo picture yayo mbereka. Haleluya. Wayisemo? Amen. Ndashaka gusobanura ibintu. Aramwe ngo nyubakire isanduku y'isezerano. Ntabwo ari sanini isanduku Ark of Covenant, ni isanduku y'igihango. Niba hazinjiramo gusa umutambyi mukuru rimwe mu mwaka, ariko nahagera azahora n'ibintu bikomeye. Umva ijambo rya mbere. Yino sanduku irebeye inyuma harimo ibintu bikomeye. Inyuma murabona ibizima biteze amaboko, bibiri biteze amaboko. Ahangaha ni abakerubi
berekanaga ngo batwikiriye intebe y'Imana. Abakerubi ndashaka kubabwira umurimo wabo urashinzwe. Abamarayika bafite za ofisi zitandukanye. Abakerubi bari muri timu yo kuramya no guhimbaza, ariko mu kuramya no guhimbaza bari bafite specific ikintu kimwe bavugaga. Bavugaga ikintu cyitwa gukomera kw'Imana no kwera kw'Imana gusa. Tajya mu bibiri. Haleluya, haleluya. Hanyuma hano nta kindi bavugaga. Impamvu hano bakerubi bari baberekanye, hano Imana yashakaga yuko mu kuramya mw'imbere tuvuga gukomera kw'Imana no kwera kw'Imana gusa. Niyo mpamvu ntibazanye abaserafi, ntibazanye Gabriel, bazanye abakerubi for the office gusa kuba the mighty God, the holy God. Bavuga ibyo ngo gukomera kw'Imana no kwera kw'Imana. Nagira ngo muri kino cyumweru cy'iminsi 7 uko byabimeze kose waba uri hose, waba unkurikiye kuri murandasi waba uri hose, reka kikubera icyumweru cyo gufatanya n'abakerubi tuvuga gukomera kw'Imana no kwera kw'Imana mu izina rya Yesu. Muvuga iby'ibintu bikomeye yakoze, muvuga iby'imbaraga yakoze, kuko muri inner court tuvuga gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana n'icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Ibi ni byo muri inner court. Hanyuma rero nimuvuga gukomera kw'Imana, hey, mukavuga kwera kw'Imana, mukavuga iby'imbaraga yakoze, mukavuga ngo nubwo covid wamera gute hari iby'imbaraga Imana yakoze, mukavuga ngo nubwo mu kazi maze kwa kundi hari iby'imbaraga Imana yakoze. Muri kino cyumweru ubivuga baririmba, ubivuga wicaye, ubyandika kuri Twitter, ubyandika kuri WhatsApp, tuvuga ibyo gukomera kw'Imana. Muri inner court hari abakerubi bashinzwe kuvuga gukomera kw'Imana no kwera kw'Imana. Hanyuma uko kuvuga gukomera kw'Imana n'icyura cy'Imana ngo Imana ikamana presence yayo. Uriya mucyo mubona ni presence y'Imana imanukiye mu kuvuga gukomera kw'Imana no kwera kw'Imana. Si presence isanzwe, bayita divine presence. Ni ibintu biri divine, ni ibintu bidafatika rwuzumva bigenegera muri kino cyumweru. Ni igihe uzumva uko imbaraga z'isuma byose ziri mu maraso, ziri mu isokoro, urazumva mu mutwe, urazumva mu buriri, izi mbaraga zirakora. Inner court hari abakerubi bavuga gukomera kw'Imana no kwera kw'Imana. Inner court hari icyubahiro cyitwa Shekina. Hari iki cyubahiro cyitwa Shekina. Nuko bagerageje kugishyira mu mucyo kuri, ariko kirarenze umucyo. Umunsi wamara kubaka ihema ry'ibonaniro bayirangije, bamaze kubaka out court na inner court, ngo kibara gufunga rido bagikinga neza, ngo icyubahiro cya Shekina kiramanuka. Ndabifuriza kwinjira muri Shekina y'Imana mu izina rya Yesu. Ishingiye kwibuka imirimo ikomeye y'imbaraga n'ibikomeye yakoze. Nishaka ibitaro bikoze kuri wowe, yabikoze ku gihugu cyacu. Nishaka ibitaro kuri wowe, yabikoze ku muturanyi wawe. Nibitashaka kubikoze kuri wowe, yabikoze kuri mugenzi wawe. Celebrate even n'ibindi bikomeye Imana yakoze ku bantu mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo imanuke muri Shekina yayo. Ntabwo turi abana bakeneye guhanura muri za wi. Ubu ni ubuhanuzi uri kwakira. Uraza kumva Shekina y'Imana, divine presence y'Imana ku buzima bwawe. Uraza kubyumva mu buryo buri physical. Urumva imbaraga z'isuma byose zigukoraho. Muragira ngo ibintu bivuga ni teori. Umunsi Yesu ajya ku musaraba, umwenda ukingirije hariya ugatabukamo kuva, ntabwo wacitsemo, ugatabukamo kuva hejuru kugera hasi, kugira ngo nyine nawe duheruke abatambyi b'ubwami, kugira ngo natwe duheruke binjira muri Shekina y'Imana. Ngo uwo mwanya bibaye physical presence yarabaye, ngo ibitara byaranyeganyeze, ngo isi iratitira. Uyu mwanya wagera aho ngaho, ibitare byari bikuzingurutse nibisatuke mu izina rya Yesu. Ngeze muri inner court, umwuka ntwayeyo, ubwiza bw'Imana buranwikira.
shekina y'Imana iranyuzura. Ariko bafite amakuru akomeye. Iyi sanduku y'isezerano ibi si ibintu biri tewe mo ndani aho utareba. Vuga ngo mo ndani hano utareba. Muri ya sanduku aho utareba, hejuru yo kuvuga gukomera kw'Imana, hejuru yo kumanura shekina y'Imana, ngo harimo ibintu bitatu tugiye kuvugaho hanyuma nsenga. Icyambere ngo harimo manu y'Imana, hariya mo ndani. Buriya iyo twageze muri inner court, twinjiye mu kuramya Imana, icyubahiro cy'Imana cyamanutse, tuvuga gukomera kw'Imana, tujya dusangamo manu y'Imana. Cya kabiri ngo harimo inkoni ya Aroni. Icya gatatu ngo harimo ibisate by'amategeko. Ndakwifuriza yuko winjira muri inner court muri kino cyumweru, no mu mitsi yose uzakomezamo, ikwinjize kugera kuri Imana, ikwinjize kugera ku nkoni ya Aroni, ikwinjize kugera ku bisate by'amabuye. Bisobanura iki? Manu haravuga ngo umuntu wese wageze muri inner court akegera muri shekina, akafatanya n'abakerubi kuva gukomera kwanjye no kwera kwanjye, ikintu cya mbere agera ahantu h'Imana. Manu muri Bibiliya iryo jambo rirasobanura ngo ibi ni ibiki? What is it? Ibi ni ibiki? Imana irakugeza ahantu hitwa ngo ariko ibi ni ibiki mbona. Ndabisubiramo. Muri kino cyumweru Imana ni gutungure. Imana ni gutungura muri kino cyumweru. Ikugeza ahantu baza ngo ariko ibi ni ibiki mbona. Imana ni ikugeza ahantu. Muri iri vumbi ryo mu butayu, ko nta kintu ubundi cyeramo, ko nta kintu kibamo, ko nta kintu cyabayemo, ariko muri na koti tujya tugera kuri Imana ngo ibi ni ibiki biturutse. Ko kote yanjye itarenzaga 1,100 ku kwezi. Ibi ni ibiki bibaye? Izi ntambara zari zimazemo iminsi, ibi ni ibiki bibaye? Haleluya. Mwinjire muri 7 weeks yanyu, iminsi 7 yanyu yo kuramya Imana, muvuga ngo turagera kuri Imana yacu. Ibi ni ibiki? Iki ni iki? Muri saa iki ni iki? Kandi ndatangaza amakuru mpagaze mu ijambo ry'Imana. Hari manu ya buri munsi mu izina rya Yesu. From today manu niboneke. Ejo hazaza iya kabiri, ejo hazaza iya gatatu, ejo hazaza iya kane, ejo hazaza iya gatanu, iya gatandatu, iya karindwi. Utungurwa ibi ni ibiki? Urangurikiye kuri kamera, naho uri mu gihugu cyose urimo, utungurwe n'Imana ikubaza uvuga ngo ibi ni surprise, surprise. Byari bigucanze, uraza gukora ijambo uvuga ngo ibi ni ibiki? Ibi bintu ko byari kuzarangira mu rukiko, ibi ni ibiki? Mwani magambo, Manu yarasobanuraga ngo iyi ni Imana yirongera, iyi ni Imana ikuraho bidakurika. Umunsi mwaje muri inner court, mukinjira kundamya muvuga gukomera kwanjye no kwera kwanjye, presence yanjye nimanuka izabakinguramo imbere, ibereka ikintu cyitwa ngo ujya harera Imana yawe. Ngo Manu yari muri trip system, hari harimo breakfast bakumva mu buki, hanyuma hakabamo lunch. Bati ibintu ko twabiremeze nka ibi ni ibiki turi kubamo, hakabamo dinner, hakabamo za pause cafe. Imana ni gutunguze Manu muri kino cyumweru cyo kuramya. Ngeze mu rugo mw'imbere, ubwiza bw'Imana amanuka, ntangira no gutungurwa ngo ibi ni ibiki? Ndabizi hari uruhande wabonyeho Imana, hari ibyo ufite amateka ku Mana, ariko irashaka gutunguza ngo ibi ni ibiki? Abantu turi kuri connection ku murongo umwe barimo barumva ibyo vuga muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu.
abari ku mugoroba, abari ku manywa, abari saa sita, abari ryari ku gitondo, ibi ndi kuvuga hari imbaraga z'isumba byose ziri kubyemeza. Ibi one day of worship, ibi ni ibiki? What's this? Munsi wa kabiri, ibi ni ibiki? Munsi wa gatatu, none ko warengeje, ibi ni ibiki? Harimo ibyiza gusa neze. Kabiri, harimo inkoni ya Aroni. Inkoni isobanura ubutware, inkoni isobanura imbaraga, power. Inkoni igira meaning ebyiri, hari isobanura authority and power. Muri inner court, mu rugo imbere, wageze mu cyumba kiramya gifatanyije n'abakerubi kivuga imbaraga z'Imana, icyumba kirimo shekina, haraza kugaragara inkoni ya Aroni. Reka mbabwire inkoni ya Aroni, ngo umunsi yakoze ibikomeye inkoni ya Aroni, sivuga ibyo kuntu yahinduye amazi amaraso kwa Farawo, sivuga ukuntu ari buri atumye ibikeri bikwira igihugu. Ndashaka gutinda umunsi babaza Mose, baramubwira ngo niki cyatwemeza yuko ari Imana yagutumye? Aravuga ngo hari Imana yantumye. Bati twereke. Afata inkoni ya Aroni ayikubita hasi, ayikubise hasi ihinduka inzoka. Burya siye ni Aroni. Hanyuma abakonikoni n'abatazi ibyo muri inner court bawuti ibi ngibi natwe twabishobora, ibi natwe twabishobora. Bakubita hasi, naho gukubita hasi basigaye ntacyo bafite, inkoni zabo zibendutse inzoka. Umva amakuru yabayemo rero, kuko hari ubutware bumira ubundi butware, hari autorite imira indi autorite. Inkoni ya Aroni means yuko iyo twageze muri inner court, twageze mu kuramya Imana, mu ishakina y'Imana, tugera mu butware bumira ubundi butware. Tugera mu imbaraga zimira izindi imbaraga. Mu makuru ngo irangije ikajya imira ka mbere, ngo ngwino nawe sha, ikamira ka kabiri, ikamira ka gatatu. Iyamizi zo kwa Farawo ibigwagurukiye byose bibwira muri cyo cyumwana ngo hari inkoni ya Aroni, ubutware umira ubundi butware mu izina rya Yesu. La sanda la manda fotre bosalaba lele foli mana manda kotrima wakiri ubutwara muri utwara mu izina rya Yesu. Dutangarije covid irumva turabizi muri mwihema ry'ibonaniro ina koti hari imbaraga zibizindi imbaraga mu izina rya Yesu. Uko waje udasuje ukadutungura niko uzagenda udaseze mu izina rya Yesu. Hari ibinyabutware byari bizungutse ubuzima bwawe, hari ibinyembaraga byari bizungutse ubuzima bwawe, hari ibinyamazina byari bizungutse ubuzima bwawe. Bibwire ngo nageze muri inner court. Muri inner court zanzandiko z'abakonikoni hari imbaraga zizimira. Ubwira utwo tuntu twose twitumbukiza ku buzima bwawe, utubwire ngo bujya muri ubutware muri n'imbaraga, ariko hari imbaraga zimira. Kandi ibi ntuzabirwanira mu kuzamura amaboko uvuga gukomera kw'Imana no kubera kw'Imana. Uzajya ubona byikora mu izina rya Yesu. Imbaraga zimira. Ndabizi uzanye ibipapuro bya medical ufite, nanjye mbirebye nagira ubwoba, ni imbaraga, ariko hari izindi imbaraga. Twatuye imbaraga zo gukira mu izina rya Yesu, zikore ku maraso yawe, mu misokoro, mu nyama zawe, mu magufa yawe, mu izina rya Yesu. Nubwo hari byinshi byakujya ubutware, turayitegetse iyo ndwara nigende mu izina rya Yesu. Muri ino minsi 7 we speak your healing in total.
fata urwaye umuntu muri amasaha nawe ni nk'uriki fata urwaye umuntu wese urwaye ntuhaguruke ufata urwaye gusa uburyo bwose babikora uvuye ngo nubwo bwari ubutware bw'indwara ariko mu nkoni ya Aroni muri inakote nakire gukira muri kino cyumweru mu izina rya Yesu Nazareti. Barebera ibiteze cya munara birayi birangiye ariko inakote hari inkoni ya Aroni. Imbaraga zimira izindi imbaraga. Muzi amakuru yabaye abakonikoni basubiye ntacyo basubiranyeyo ko zari zambizwe bazasubira ntacyo basubiranyeyo kuko bamwara ntibasezera ariko nta nkoni nimwe yasigaye kwa kandi ntutinye umubare w'inkoni zihari ujya ngo ati hari abantu bajya kubwira Imana ngo nujya gukora hari abantu amenyereza lisite kera tujya gusaba papa tujya muri za segonderi wakoraga lisite ukabona ni ndende uti noneho papa hera ku cyambere hera kuri suppresse nizo nkeneye ibindi zabyakira trimestre. Imana yacu ntabwo ari papa ifite imbaraga zo kumira inkoni zose ifite imbaraga zo kumira inkoni zose. Hari inkoni ya Aroni yamira inkoni zose ziri imbere yawe mu izina rya Yesu nizo kwa Farawo zaramwize zose. Irinde kwikora liste ntabwo ari karekezi iso. Dufite Imana yamira inkoni imwe ikamira n'ijana. Inkoni ya Aroni ifite izi imbaraga byose ni inakote. Keretse niba uri umukomediye waje ahangaha iyi topic bavuze kuva ni nka komedi waje kumva ariko niba uzi yuko Imana inyuma y'ijambo ryango risoza umukozi w'Imana agasenga Imana ikabaza no jambo ikatuvugiramo ngo tuzakubwira none nushaka kubyakire uko A a Z. Hari abantu bakira ijambo ry'Imana nk'abagifi bakajobanamo maho bakakira ku ruhande ibi byakunda ibi ntibyakunda va muri utwo tuntu. Ntabwo Imana ikina nawe ntabwo ajanga gukina nawe yaje kubwira ngo muri inakote hari Imana ikubwira ngo ikura bidakurika ije kubwira ngo hari inkoni ya Aroni ikubwira ngo hari ubutware mu rundi butware. Gatatu kugira ngo nze gusoza ndi umwarimu ugomba kurikiza amasaha. Gatatu kugira gusoza ni ibisate. Ibi ni ibisate bisobanura gukiranuka. Ndashaka kuvuga ndi serious cyane. Twamaganye amakuru ari scam, amakuru ya fake. Twamaganye amakuru y'ibicipuri avuga ko gukiranuka bidashoboka. Wigisha hyper grace, wigisha ene research wakoze. Ndashaka kukubwira yuko inyuma y'ihema inyuma ya inner court gukiranuka ntibishoboka ariko indani undebe indani muri inner court kuko tuba twavuze gukomera kw'Imana no kubera kw'Imana birashoboka yuko muri Kigali ukiranuka. Niyo mpamvu muri kino cyumweru iratanga Mana iratanga inkoni ariko iratanga gukiranuka. Muzi impamvu icyo wegereye usa nacyo. Umuntu ukora mu magaraje abahumura amavuta isarubeti humura amavuta telefone wirebye ni mekanisiye turubo niko yanditsemo Alphonse kuruha gasyata vidanje. Uzi impamvu nuko ahura usa naho. Umuntu ukora Nyabugogo mu Buranguzi ufunguye message wahita ibona ibitunguru bya Rusumo nuko yambara wibwirwa. Umucuruzi muri commercial agahonga gitarama Rudoviko upakira nuwari muri telefone yawe ibona wegire muri inner court.
umukozi wo mu rugo uramureba na telefone yitaba n'ibiri muri telefone ye ni amakara kuri botike hepfo nibwo buzina burimo nibyo bijyanye nawe. Natwe tujya muri inner court. It's possible. Birashoboka yuko kwera gushoboka. Ndabwira icyaha cyose cyabwiye ubuzima bwawe yuko cyatuye cyanafashe n'ibyangombwa byo gutura by'ubutaka bw'iwawe, ndagitangariza yuko tugiye kwinjira muri inner court. Uwo tuzegira tuzasa nawe mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu mwumve neza Romans chapter 12 verse 1. Abaroma 12 pastor yavuze gatoya, umushumba yavuze gatoya 12 mu rwa mbere. Wadushyiramo haravuga ngo wahageze. Abaroma 12 mu rwa mbere haravuga ngo Abaroma 12. Yes, muvene. Therefore ndabinginga, I urge you, ninego ndabibasaba kugira ngo mu maso brother in view of